amafaranga yose wanca nayaguha kubera kuko umva ko nca none sinjye nayaguhaye nyoye ko nayo amafaranga icyo gihe ntabwo igihangano ku mafaranga y'ubugoryi nkariye kuki wayemeye icyo gihe nayikugurishije mbizi ko bizagenda gutya bizanarangira gutya wari ubizi ko uzayisohora nari mbizi ko igihe kizagera nkagusubiza ibiceri byawe kubera iki ayo ni amanyanga kubera ko ngurisha igihangano kandi gusa nakwibye mwana utaniba of course uri gukoresha igihangano cyane nabindi muri public ni izina ry'Imana ndayagusubiza ubwo ntuyanga nyine ujye kundega ntabwo nshaka amafaranga yampano twumvikane neza ngo yareke rero nkeneye kubereza indirimbo yanjye nanjye ndayikeneye indirimbo yawe so wandika indirimbo uburyo baguramo indirimbo bitandukanye n'uburyo twaguzemo indirimbo twari twayiguzemo gute twebwe twayiguze magendo kubera ko yemeye ko magendo se gute magendo kandi ari ibihamya bigaragara ko nakwishyuye n'ibi niyo waba uri kondikodinga bigiye mu mategeko ko ntabwo babishingiraho imagine ko n'ubu ngubu narimaze no gupanga n'abantu natangiye no gukira muri process yo gukora video ngomba gufata my time uburenganzira gufata igihe cyanjye ntabwo ari wowe ntegeka niyo mpamvu uri kuntereteninga kumva ko nyine ushobora kunsubiza amafaranga kuko njyewe niyo wambwira ngo mukubire kabiri kuri kiriya gihangano nayaguha kuko ubwacyo kizayinjiza kunkubira kanga uko kandi nanone nimara kuyikwishyura nkabona ahantu wayiperformance ntabwo nshaka amafaranga yampano twumvikane neza ngo yareke rero nkeneye kubereza indirimbo yanjye nanjye ndayikeneye indirimbo yawe so wandika indirimbo nakubajije kuki wayigurishije ubizi neza kumbwa ntikibifite wowe nta byangombwa ubifite uri ariko twaravuganye ibintu twavuganye wowe kano kanya nta n'ikintu bimaze muri leta uri kumva reka nkubaza urukumbwa akomenya ubusanzwe hari wenda utagira umutima w'umuntu wumva uwo mutima mubi none se reka nkurabure niba koko uri umuntu mwiza niba koko ushaka iyo ndirimbo tugiye kwibarira 2,000,000 uzishyura uyijyane kubera iki se kandi nawe guze already we talk neza agaciro kayo ntago nagaguha icyo gihe ntako wari uzi ko iyo ndirimbo icyambere cyo nta nyandiko mfitanye nawe yo kwa noteri mbaye uza hano nabipanji nukuguhereza igihangano cyakangiriye akamaro nkakiguha nta kamaro cyifitiye aho niho nabambaye ipanji cyane kurenza kuguhemukira nakubajije ngo icyo gihe nta gaciro cyari kigufitiye kuki kugurira agaciro nicyo kintu cyonyine nari mfite cyo gutangamo igitambo wari ukeneye amafaranga urankoresha yego ndagukoresha pe kandi umbabarire my god rero nkeneye indirimbo yanjye yampano I'm sorry to say this but ibyo bintu uzabireke wowe kabyara niba ushaka ku as a friend kandi ntabwo ndi umuntu mubi ntabwo Imana irababarira buri munsi irababarira buri munsi irababarira pe rero niba nkeneye amafaranga nari nkeneye amafaranga kuko nari nyakeneye nk'uko usanzwe ubikora abo bandi wambwiye nawe ni nk'uko abo bandi nakubwiye nibo babikubwiye bariya bandi uzi ukuntu byagenze se barabinsobanuriye rwose barabigusobanuriye cyane barabinsobanuriye ko nabibye none se nimba warabakoreye nk'ibyanjye urumva utarabibye of course ubu ni ubujura mba mubwire abantu bose mujye muza mu miziki muza agaciro k'imiziki agaciro k'umuziki uzi nka bitanagenda gutya Imana izajya ibahana wowe agaciro k'indirimbo ni ukazi kuko ndirimba mu bakwe bakanyishyura of course niba bashobora kuririmba indirimbo reka mubwiza n'ukuri wa mukobwa niba kuko utekereza ukaba uzi gushyira mu gaciro ukaba ufite ubwo bumuntu wowe genda wicare wenyine uwikuremo urusaku rw'abantu kuki wowe utabugize ubwo bumuntu bwo kuba wampemukira njye ntabwo naguhemukiye kano kandi ntabwo naguhemukiye ariko none umwuka byarana nari naguhemukira kuko tuvugisha ukuri guhemuka kurenza uku ni ukuwe guhemuka kurenza uku ni ukuwe ngo warankoresheje ukanabisubiramo igihangano njye nyifata nk'umwana wanjye iyo nanditse indirimbo ikamvamo nkayatura nkayivuga nkayandika nkayishyira hariya banyifata nk'umwana wanjye uri kubyumva iyo ngiye kugurisha umuntu n'ikintu cyitwa igihangano ndabanza nkareba ngo iki gihangano kuba kiri mu maboko y'uyu muntu kimfitiye akahe kamaro kuko yamaye amafaranga adahwanye nacyo kumva
none se ubundi niba agaciro k'amafaranga yamaye katangana n'agaciro n'ikintu namugurishije kandi icyo kintu nkaba nyifiteho uburenganzira 100%. Nta burenganzira ukigifiteho. Uzi impamvu nyifiteho 100% natureke naribu ndeko bigusobanurira ubyumve nanjye mu ijambo ngo bigusobanurira tureke naribu n'izi mbuga zishinzwe gucuruza imiziki kano kanya ugiye ukandipotinga ukavuga ati indirimbo mbwira yamwe umuhanzi witwa Yampano na Makanyaga barayinyibye. Warayinyibye wivuga ngo muri bose yari wowe ntago nigeze mvugana na Makanyaga yari yego yarayinyibye witwa Yampano kuko igihangano n'icyanjye sikina nubwo ari cya Makanyaga yarayinyibye. Uzi ikintu bakubwira ngo zane abihamye ukuntu iyo ndirimbo yayikwibye ugatanga iriya yawe. Uzi kiriya yawe badashidikanyije bahita babona yuko ari kopi. Wabyumvishije icyo kintu? Icyambere reka nkubyire ibyo bintu kumbwira ahari ushobora kubutekereza ko wenda ari wowe munyamuziki mvugisha wenyine. No. Oya abanyamuziki uko byagenda kose ariko ntago bazi uburenganzira bw'ibintu byanjye. Ibintu byawe wagurishije ku muziki we n'amategeko ye. Niyo mpamvu umuziki urigenga. Reka nkubyire. Sinzi uri kumva icyo kintu. Reka nkubyire. Ahubwo turi kujya mu nzira nyinshi tugasanga turi mu bintu bidafite n'umumaro. Wowe mbwira ikintu kiri mu buryo mu bintu byabayemo mbwira ikintu wifuza. Nifuza indirimbo yanjye kiri positive. Reka nkubyire ndagira ngo usobanure nawe unyumve neza. Sinzi impamvu gifite access ku kintu wagurishije. Ese ubundi ayo mategeko yo aha nibyo bintu ko ari ukuri abahe. Kandi bari mpamvu mubwira ngo isoko ry'umuziki riri daka. Byose nibyo ndi kukubwira. Icyo cyambere cyo nuko abari ngiye watangiye ijwi rya mbere ryagiye muri soft ariko hari ibihamya bigaragaza ko none se ugira ngo ndayibewe yuko abahanzi benshi babikora ibyo bintu bagura amaririmbo bakayasohora. Ntago ariko uzi ukuntu bayigura na uburyo baguramo indirimbo bitandukanye n'uburyo twaguzemo indirimbo. Twe twayiguzemo gute? Twebwe twayiguze magendo. Kubera iki wemeye ko magendo se gute magendo kandi ari ibihamya bigaragara ko nakwishyuye tukumvikana yewe ukananyemerera ko indirimbo ibaye yanjye. Narabikwemereye ngo indirimbo ibaye yawe ariko yawe gute? Uzi mu mategeko se niba ngibi niyo waba uri kodinga bigiye mu mategeko ko ntago babishingiraho. Ariko byumva amategeko atandukanye na reality. Reality imaze gute irengera umuntu ishigikira icyaha cyo kwiba? Njye ntabwo nakwibye. You did. That's what you did. Ntabwo nakwibye kubera ko njye naragukodesheje aho. Ntabwo wankodesheje ntabwo njye nakodesheje. Reka nkubaze. Uzi ukuntu bingana no kugenda ukadownloadinga indirimbo kuri YouTube ukajya kuyiperforminga ahubwo njye nakureka. Kandi ari transaction n'iki byose narakwishyuye twarumvikanye. Kunyishyura ubibaze neza bingana no kuyikora ntabwo bingana no kuyigura. Ngombwa iki? Ubibaze neza. Hanyuma se amafaranga nyine wanyoherereje amafaranga wowe wanyoherereje tuyabaze neza. Nanjye nabaza umuntu uri kumburanisha nkamubaza ngo genda uzenguruke studio zose zo mu gihugu. Umucuruzi nusanga ya mafaranga byibura yakora indirimbo. Umucuruzi kuvugana nawe kigenda ngo ninsanga ngo ibi nibi ndavugana nawe wangurishije indirimbo. Yego nakubwiye ngo ujya kugurisha indirimbo ujya kugurisha ikintu wapanze igiciro. Iyo utumvikanye n'umuntu urakireka yumvisha ari kuguhenda ufite uburenganzira bwo kuvuga ati hoya. None reka nkubwire twaburana tukageza nejo kandi uko byarangira kose byarangira bari kuntegeka ngo ninkusubiza amafaranga yawe. Sibyo iki se wumva ko ariyo nkeneye kurusha indirimbo na performance ubundi reka nkubaza. Nimba uri kuvuga ngo warankodesheje. Uri kuvuga hasi mwana do you even hear yourself ibintu kuvuga hari simbizi maybe nawe reka nkubaze wowe kumva ko bidashoboka ariko wari uzi ko indirimbo nyirimba public indirimbo njye nakwenda mu myaka uretse mwumvishe icyo kintu wa mukobwa mu myaka 6 ishize nakerekana video ndi
performing iyo ndirimbo uri kuvuga ngo nakugurishije ariko warayingurishije ntago yari ikiri